Bakunzi ba David TV rero nongeye kubasuhuza muri aka kanya. Uyu mwanya turi kumwe ndi kumwe n'umusore wakwita nde? Anyita Uzabakiriho Asante Shakuru, mwari mumenyereye cyane ku biganiro bya Muzagenda TV. Ubu nkaba nahuye n'umukozi mukuru David TV. Murabizi David TV turakorana cyane bya hafi. Murakoze cyane. None uyu munsi mbashije kugushyikaho mu masaha ashize, ndabona uko byasa kose maze iminsi ndi gushaka umuntu umwe bita Aristide, kandi buriya ni umwana nabashije kugira gute kuba hafi mu bijyanye n'ibiganiro bitandukanye. Tumufasha gufungura cano yiwe irakora, ariko kugeza iyi saha iyi ngiyi maze igihe ntari kumubona. Mwebwe mwakoranaga bimeze bite? Urakoze cyane kumbaza kuri icyo kibazo cy'umuvandimwe Aristide. Aristide twari tumaze igihe dukorana ibiganiro kuri Muzagenda TV, gusa ndakeka hashize nk'icyumweru tutarongera kubonana. Turamuhamagara kuri telefone kugira ngo turebe icyo twakora, tumubaze uko bimeze, tukamubura kuri telefone. Nagerageje kujya kumushaka iwe, madamu arambwira ngo ntawe uhari, sinzi ahantu agiye. Iyo nkuru uvuze madamu we, hari abavuga ngo Aristide ntabwo yashatse, wababwira iki? Wenda mu by'ukuri sinari mari wenda yambika impeta umukunzi we cyangwa ajya gusaba umugeni, sinari mari. Gusa njyewe Aristide twamenyanye afite umugore babana, n'iyi saha ndakeka ko baba bakiri kumwe, kuko ubushize niwe nari nagiye kumureba arambwira ngo ntawe uhari, hashize nk'iminsi 2 ngiye kumureba. Uravuze uti hashize nk'iminsi 2 ugiye kumureba. Ubundi imikoranire yanyu wowe nawe iteye ite? Uburyo twari twahuye na Aristide, twari twahuye atubwira ko tugiye gukora ikiganiro dusanze ku kazi, tutazi ikiganiro tugiye gukora. Gusa tukigera iwe yaratubwiye ati ni ibiganiro bijyanye no kubwira abanyarwanda ku bijyanye na gavumenti, ku bitagenda neza mu gihugu. Natwe rero nk'indoto twari dufite muri twe, turavuga ati bya bindi wasanga ari uyu nguyu duhuye tugiye kuzajya tubikorana. Twebwe nta telefone twari dufite ku buryo twari gukora ibyo biganiro. Uyu munsi so murayifite? Telefone nayo, n'iyi saha nta telefone dufite. Niyo mpamvu mubona twe tudakunze kugaragara cyane kuri kamera, kubera ko turacyabura ubushobozi bwinshi cyane. Bivuze ko muyifite mwagira ikintu mukora kigaragara. Ibi turimo nibyo twakora, kuko n'ubundi biturimo. Hari igihe twafashe umwanya turavuga ngo tugomba gusansibiriza abantu bakajya mu gisirikare, bakabasha gukuraho buriya butegetsi bubi, kubera ikibazo cyo kwirirwa bakoropa abanyarwanda, bakabakoropa mu bwonko, cyane ko umuntu bita Kabarebe yabivuze. Sinzi niba ubizi ibyo bintu. Waba ubizi? Ntabwo naba mbizi, kubera ko nta makuru nari mbifiteho. Ntabwo mba afite telefone kugira ngo nkurikirane amakuru ahantu hatandukanye. Niyo mpamvu bitugora twumva amakuru ya hano Uganda gusa, kubera ko tuba dufite telefone zirimo amaradiyo y'inaha. Biratugora rero kumva ayandi makuru yo ku ruhande, bitewe n'iki, kubera nta telefone, nta murongo tuba dufite. None bibaye ngombwa ko haboneka buryo ki tubafasha mugafungura cano, wumva cano wayita ngo iki? Muri njye nari natekereje kuyita izina rya mbere nari nabonye. Muri njye nari navuze ati imboni y'ahazaza. Imboni y'ahazaza, ukuntu nari nagitekereje, natwe mu rwego twari kuba tubonye telefone, twari kubera imboni y'ahazaza kuri bariya bataba basobanukirwa cyangwa bataba babona ibintu nk'uko twe tubibona. Cyane ko hari byinshi muzi mwebwe kurenza bariya bari mu Rwanda. Birahari byinshi kandi muzi musobanukirwa. Birahari byinshi, kuko iyo umaze kwambuka umupaka uhita ubona hari ibintu byinshi waba ufunze amaso ukiri mu gihugu utabonaga, ugatangira kubibona uri hanze yabo.
nicyo gituma rero nari navuze ati twayita imboni y'ahazaza cyangwa impinduramatwara. Impinduramatwara ukuntu nari nagitekereje muri njye, naravugaga ati wenda iryo zina ni iri zina rya kabiri numvaga nakwita cano turamutse dufunguye icano. Impinduramatwara ukuntu nari nagitekereje nari navuze ati ni nko guhindura ibitekerezo bya bamwe na bamwe. ubundi twebwe dufite cano yitwa Impirimbanyi TV, tukagira David TV, tukagira David TV Ngendahimana, sibyo? Izo ari cano zingahe? 3. Tukagira n'indi yitwa Ibihe Bihibindi TV, iyo ni iya 4. Wowe ibyo bintu byose iyo ubyumvise ukumva izo zose zikeneye gukora, nawe uti ngomba gushyiraho cano imeze gutya na gutya, wumva izahindura iki mu buzima bw'abanyarwanda? Njyewe muri njye ikintu nakumva yabije gukora iyo cano, yabije ni nko gukangurira abanyarwanda kureba kure, bagatekereza ku buyobozi bwabo kuruta uko kubatekerereza, kuko buriya ubuyobozi bwo mu Rwanda, ubuyobozi bwinshi, gavumenti nyinshi muri Afurika, usanga abaturage nta ruhare bazifitemo, ahubwo abayobozi ari bo babatekerereza. Mwumvaga njyewe rero atari ko mbibona, ahubwo buri muntu yazaza agira uruhare mu iterambere ry'igihugu cye. Nicyo nashaka gukora, avuga ati ni ugukangurira abandi bameze nkanjye, cyangwa gukangura abandi bameze nkanjye kugira uruhare mu guteza imbere igihugu, ariko ubifite ku mutima, atari ibyo kuguhatiriza. Kuko ibintu kenshi bikorwa mu gihugu iwacu biba bimeze nk'agahato. Nta muntu wisanzura. Nta muntu wisanzura, uri kumva? Niba uzi ijambo demokarasi ni ukwishyura ukizana, uri kumva? Nk'umuntu w'umupatriotisme, nk'umuntu ukunda igihugu, uba ugomba no kwisanzura mu gihugu cyawe, ntufunge umunwa. Ibitagenda neza ukabivuga, ibigenda neza ukabivuga. Nicyo kintu ngere nari nashatse kugira gute, gufungura iyo cano, mvuga ati ibitagenda neza tugomba kubishyira ahagaragara, nta mpamvu yo kugira gute gupfuka umunwa, tukabivuga kugira ngo hagire igihinduka. Bakunzi ba David TV rero murabyumva, urubyiruko rwacu dufite ruri ahangaha ruvuga ati tugomba guhindura ibintu byose bigahinduka mu Rwanda. Hari ikibazo dufite kijyanye n'abanyamakuru bari kujya bafata bagahohoterwa. Hari umunyamakuru wita Cyuma barateruye baterera mu ntuze baterera mu buroko, bafata umuntu bita hari undi munyamakuru nawe bari bafunze mu minsi yashize kubera ko yagiye gufata inkuru bamubeshyira ngo yafoto yatigeze afotora. Hari undi bita Theo Neste w'Umubavu, afite cano yitwa Umubavu TV, ubu nawe arafunze atazi n'icyo azira. Hari n'abanyamakuru benshi batandukanye bagiye bafungirwa ubusa, bari bamazemo imyaka 4 barafungurwa ngo nta cyaha bigeze bakora. Ibyo byose ni ibintu binyuranye. None ubu ngubu hakaba hagiyeho n'ishyano ryagwiriye u Rwanda ngo bita ngo ni ishyano rya Gashyantare, ngo bahamagaje umuntu witwa Agnes. We urabivugaho iki? Agnes Binagwaho? Oya, Agnes ufite cano nawe yitwa, si ngombwa ko nyivuga kuko buriya dushobora kwivuga nabyo bakaduhana, sibyo? Ariko ni umunyamakuru wabigize umwuga, urumva? Ni umunyamakuru mbese. Hakaba habayeho igihe cyo kuvuga ngo reka bamuhamagaze ngo ajye kwitaba nk'aho ari icyaha yakoze. Ibyo urabivugaho iki? Kandi mu minsi yashize n'ubundi yafunzwe azira ngo ari kuvuga ngo ibijyanye n'ingengabitekerezo, birangira n'ubundi iyo ngengabitekerezo bamureze nta yabayeho. Bivuze ngo baragufata bakaguhimbira ikintu utakoze kugira ngo bagucecekeshe gusa. Byo urabivugaho iki? Ubundi umbabarire, akazi ka mbere umbabarire kukubaza iki kibazo. Mbaza. Akazi k'umunyamakuru ka mbere ni akahe? Ni ukuvuga inkuru. None se nimba ajya kuvuga inkuru bakamufunga, nibyo narindi kuvuga aka kanya. Umunyamakuru wo mu Rwanda aka kanya ntago yisanzuye, atangaza ibyo bamuhereje. Uri kumva? Gutangaza. Ntibemera ko ajya gushaka amakuru. Ntago bemera kujya gushaka amakuru, cyane cyane ngo uvuge n'ibiki n'amakuru ari hehe mu banyagihugu. Ntago birimo. Uri kumva? None se ubwo umunyamakuru azagira ijambo gute? Afite ijambo gute avuga inkuru y'ukuri bakamushyira mu buroko?
urumva nta ya demokarasi ntayiriho, kwa kwishyura ukizana ntakuriho. uri kumva nicyo kibazo mba ndi kuvuga, gihe tuba dushaka guhindura mu banyarwanda, bakavuga bakareka gupfuka umunwa. Bazapfuka umunwa kugeza ryari? Bagomba kuvuga ukuri. Abenshi bavuze ukuri, urukumva niyo babica ntabwo babamaraho, havuka n'abandi. Abo bana rero niyo bavutse nabo bumva ko hari intwari zavuze ukuri zikabizira, nabo hari igihe bibatera ishema, urukumva nabo bakavuga. Ntabwo abantu bose wabica ngo bamareho. Ubwo rero urukumva baba babashyizeho ikiterabwoba. Ikindi kibazo gikomeye, hari inama yabaye muri Congo ejo, bivuze ngo iyo nama yabaye ihita itwereka ko burya nta buyobozi dufite mu by'ukuri. Kuko niba dufite ubuyobozi bw'ububanyi n'amahanga, tukagira umuyobozi twitoreye bita Perezida Kagame, bikarangira inama ibaye muri Congo ntihagire umuyobozi n'umwe ubasha kujyayo, we bikwereka iyihe nzira? Ese dufite abayobozi cyangwa nta bayobozi dufite? Abayobozi bariho, njye mba mbona ari nk'imikino baba bari kwikinira. Ni imikino baba bari kwikinira gusa, ntabwo ari ko abanyagihugu bose babibona. uri kumva kubera baza bakakubwira, bakagushyiraho amategeko uti kora iki, we ntabwo uhita ubona ko ari imikino baba bari gukina yihishe inyuma y'ibyo bintu bari kukubwira gukora. None se nk'ubu ngubu nimba muri East Africa harimo u Rwanda, Burundi, Congo, Uganda, Kenya, numvaga na Somali bashaka kuyishyiraho. Ariko nk'iyo nama ikaba yarabaye ari iya East Africa, tuvuge ko ari iya East Africa kuko bashaka ibihugu byishyize hamwe, ni ibihugu byishyize hamwe bashaka gukuraho uriya mutwe wa M23 muri Congo. Na n'uyu munsi niko bimeze, ariko bari kuwukubita bimeze nabi. Kuko buriya hari ikintu mwebwe mutazi, hari byinshi cyane mutazi mugomba kujya mumenya, mukabimenya. Uko Nyagasani nadufasha ukabona telefone, hari byinshi uzamenya utaruzi, sibyo? Ubu M23 barayikubita, ubu tayari ubu babagejeje kure, babakubita abandi bapfa. Nari numvise amakuru bavuga ati ni ingabo za Burundi n'iza Uganda zagiye gukura M23, ariko Kagame yari yanze kujyayo. Ntabwo yari kujyayo kuko nta n'ubundi nta muntu umushakayo, kuko n'ubundi abasirikari bariyo bita M23 ni Abanyarwanda, nta Banyarwanda n'ubundi bari muri Congo. Uri kubyumva? Niyo mpamvu yanze kugira ngo rero ajye kwica ahubwo bene wabo, none abo yohereje. Reba noneho igisirikare cya Congo gifata umwanzuro wo kujya kurasa M23, u Rwanda rukaba ari rwo rutaka. Hari ubigeze biba? Aba baperezida rero nk'uko wari uri kubyimbaza, ukuntu nabitekereje mbona n'ubundi nta buyobozi dufite. Ntabwo. Kuko uri kumva Congo ni nini, ikubye u Rwanda inshuro 85 hafi 95. uri kumva nimba ari East Africa, bari mu muryango wa East Africa, nta mpamvu yo kugira ngo baterane bajye kwica abantu cyangwa bicane hagati yabo. Njyewe ukuntu mbyumva, kuki bitaca mu nzira y'amahoro? Nimba Kagame abona u Rwanda ari rutoya, abanyarwanda bari kuba benshi, kuki ataganira na Gisekedi na East Africa cyangwa nk'igihugu kinini, akamuha ku butaka cyangwa akanabumugurira, agatuzamo abanyagihugu biwe hatarinze kuba intambara? Ahubwo bigaragara ko ari izo zahabu baba bagiye kwiba, arizo baba bataranajya no kure. Nibi ngibi bavuga, urabona abanyarwanda twinshi turiruka, baratwirukankije badutwara imitungo yacu, kuko nta kuntu waba uri igihugu, uri umuyobozi ukunda abanyarwanda ngo ufate ubutaka bwabo ubwandikeho leta. Ntaho byigeze bibaza. Kiriya kintu ejo nacyo nari ndi kugitekereza, mbona ko kiriya kintu nacyo harimo akarengane. Ni ukwiba abanyarwanda. Uri kubona iriya gavumenti iriho yacu ya Kagame n'abandi bayoboranye, imyaka myinshi nitwirengagize ko bayimaze hanze y'igihugu. Bigaragara ko nta butaka bari bafite mu gihugu. Nubwo bari bafite bwa ba sekuru na base, ntabwo bwari ubutaka buhagije bwo kuvuga ati bazaza baba ari bwo baturaho gusa. Ahubwo nk'umuntu ufashe igihugu akaba ari we yumva ko ari we nyiri ubutaka, aba agomba kwigenera, akagenera n'abariya bandi bo barikatiye. N'izi saha ejo hari umwana wari uri kunganiriza ambwira ati sinze akarere bakita Bugesera, tuzi inka za Kagame ziri mu Bugesera zirirwa mu rwuri ziri kurisha, ariko izindi z'abanyarwanda ziri mu biraro. Ikibazo. None se ubwo urumva atari ikibazo gikomeye cyane?
noneho ugasanga usanga noneho umuntu niba aragiye ngo ikinono kimwe ngo cy'inka ikinono kimwe ikikandagije ngo ni ibihumbi 10. Ibihumbi 10 nanjye ndabizi mu muhanda ibihumbi 10 ngo inka iramutse igenze mu muhanda ikinono kimwe ntigira ibinono bingahe bine, ubwo kimwe n'ibihumbi 10, ubwo inka bayishyira ibihumbi 40. uri kubyumva? Noneho biratangaje rero kumva niba inka isohotse hanze bakayica ibihumbi 40, sibyo rimwe gusa, ubwo igiye isohoka buri munsi bayica ngahe? Ni bya bintu byo kubavana ku isoko, ntihagire umuntu utunga inka, ahubwo ukaba umugaragu w'inka, ugahora utekereza inka kitariye, ntihagire ikindi kintu utekereza. Buriya ni ubuyobozi bw'igitugu. Aha, hari ikintu kimwe twebwe tugiye kwivugiraho, ariko ntacyo umwanya nuboneka tuzakora n'ikindi kiganiro gitandukanye. Hari ikintu kimwe leta y'u Rwanda ikorera mu buhungiro iyobowe na Padiri Nahimana, baricara bakavuga ati umuturage ku isonga. Icyo bavuze cyose bakavuga ati ko byasa kose umuturage ku isonga. Bo urababwira iki? Aho ntibazamera nk'aba bandi birirwa bavuga ngo abaturage ngo abaturage bacu, ugasanga umwe arwaye amavunja ari hariya atabasha no kubona umuti wo kugura w'isabune nibura yo gukaraba kugira ngo imbaraga zitamurya. Hari ahantu nabaye nganira n'umusaza umwe, tuganira ku kintu kijyanye na gavumenti, ndamubaza atari ko se nk'ubu ngubu ikintu kijyanye n'umururumba n'indambi mu buyobozi, mu by'ukuri njye nta kintu nari mfite, n'ubu ntacyo mfite, ariko gutekereza ku bintu bijyanye n'indambi nibyo mba ndi kubona, sinzi nimba ari nuko abandi babibona, kuko njye mba mbona abaperezida bikubira cyane, sibyo? Nk'ubu ngubu nari namubajije ati ikintu kijyanye n'indambi n'umururumba abaperezida mba mbona bafite bijyanye no kurya igihugu bizarangira gute, uba ubona hakorwa iki? Yagushubije iki? Arambwira ati wa mwana we rero ngo nta leta itarya, niko yambwiye ngo nta leta itarya. Nkurikije kuri icyo warumbajije, aka kanya nimba iyo leta yo mu buhungiro ishyize ikintu cy'ubumuntu imbere, kuko ni nk'ubumuntu, umuturage iyo umushyize imbere ni ukwimakaza ikiremwamuntu bwa mbere na mbere, ukifuriza kubaho neza, kugenda neza, ibintu byose ukifuriza byiza. Nimba ari wo mutima bafite byaba ari igitekerezo cyiza, ariko nanone ko bose baza bavuga ati icya mbere ni ugushyira ubuzima bwiza bw'umuturage ku isonga, ariko bamara gufata intebe ukabona bose ahubwo bari hehe mu rwego rwo kwikuriza imiryango yabo, ni ugushyira ahubwo ku isonga imiryango yabo. Nicyo mba mbona agiye gikorwa. Ukaba wabagira ihe nama abashaka kuba bahindura ubuyobozi bwa FPR, kuko FPR ijya kuza yabyize gutya, ibwira ababyeyi bacu bati nimudutora umusoro wa 400 tuzawukuraho. None birangiye muri Rwanda Revenue amafaranga, ubutaka bwawe amafaranga, mituweli yo ubwayo igiye kuzatuma abagabo nta mugabo yegera umugore, bose buri wese akajya bukwe n'undi akabuka. Mituweli yaje igura 1000. Reka da mwebwe wowe uyimenye ejo bundi, njyewe natangiye gutanga amafaranga ya mituweli nishyura amafaranga 600. 600 ubundi mituweli niko yaguraga. Mu gihe ku bwa Habyarimana wajyaga kwivuza ugatanga igiceri cya 20 gakibuka gisa na zahabu. Uri kubyumva? Ibi bintu rero, ibi bintu ni nk'amakuru naraye numvise kuri radiyo. Akenshi bano ba perezida babikorera abaturage babo bameze nk'aho ari kondisiyo bariho. Bivuze ngo nabo hari abandi baba bashyiraho igitugu bakanyigiriza abaturage babo, buriya no kubasara ku misahara biba biterwa n'iki? Na ya nkunga bagiye gufata muri World Bank, muri banki y'isi. Banki y'isi buriya ngo niyo ibashyiriraho amategeko. Nimba ufashe inkunga ikushyiraho amategeko, bakubwira ati bizagenda gutya na gutya mu gihugu kugira ngo wongere utwishyure rya deni watse. Noneho bigatuma n'imitungo y'abaturage yose uyishyira mu nduze mu bugwate. Buriya rero Kagame sinzi nimba ari iryo tegeko bamushyizeho cyangwa nimba ari we ubikora bishaka. Gusa ntabwo byari bikwiye
ku butaka ba sekuru na ba sekuruza baba baragusigiye, none se ubwo nubura amafaranga yo kuburira ako kanya buba bwabaye ubwa leta, baza bagukuramo. Ahandi sogokuru wawe yabaye na nyogokuru wawe na papa wawe na mama wawe biba bivuye mu maboko yawe, basigara bakubunza. Ubwo iyo bagiye kugutuza hahandi naho bakugeneye, igihe kikagera bakabona ko utakiri ngombwa kuhaba, barahagukura bakagenda bagusubiza inyuma bitewe n'iki? None se urumva uzaba ufite uruhe ruhare nk'umuturage mu iterambere ry'igihugu cyawe utabasha no kwiyubakira n'inzu ku butaka bwawe, noneho bwiswe ubwa leta, noneho bwiswe ubwa leta. ukiri aho rero ndagira ngo ugire icyo usaba leta y'u Rwanda ikora mu buhungiro. Hari ibintu bibiri. Icya mbere, nge nibaza ubutaka baramutse bafashe bagiye mu gihugu, ubutaka wumva bakomeza kubwandika kuri leta cyangwa babwandika ku baturage? Icyo ni ikibazo kimwe. Ikindi cya kabiri, ese wumva leta y'u Rwanda ikora mu buhungiro iramutse igiyeho yakora iki kugira ngo umuturage wese ayibonemo? Umbajije ikibazo cyiza. Ikintu cya mbere iyi leta yo mu buhunzi yakora, iramutse igiye igafata igihugu, yabanza kugira gute? Guhereza uruhare umunyagihugu, kumva ko afite uruhare mu iterambere ry'igihugu cye. Icyo gihe ubikora gute? Urabanza ukamuhereza bya bindi byose yari yarambuwe. Imwe yari yarambuwe. Kuko nimba aka kanya bafite impapuro z'ubutaka, impapuro z'ubutaka rero nimba bukunaniye kuriha gavumenti ikaza ikagukuramo, ntabwo bivuze ngo uba warazitabuye, baba bakizifite. Ubwo gavumenti ikorera mu buhungiro iramutse igiyeho, ikintu nayisabira, yabanza gufasha umunyarwanda kubanza kugiraho aho kuba, kuko na n'iyi saha natwe turi mu buhungiro kutwirukansa ni ukubera benshi bambuwe ibyabo. Ubu naho bafite nta hantu ho kuba bafite, uba umeze nk'udafite igihugu. Umuntu rero kugira igihugu ni iki? Ni ukuba ufite ubutaka bukwanditseho, wisanzuye uvuga ati mfite indangamuntu, mfite ubutaka bw'igihugu, ahangaha mba ndi umunyagihugu. Icyo kintu rero ubutaka nibabasha kubusubiza ababwambuwe, bazaba bakoze ikintu cyiza. Kandi ikindi nanone bakora kugira ngo abanyagihugu babashe kugira gute? Gutera imbere, nabo babashe kuzamuka cyane. Ni ukureka abanyagihugu bakagira demokarasi, bakagira ukwishyura ukizana. Uri kumva? Kuko n'iyi saha mu Rwanda nta kwishyura ukizana bafite. Urugero navuga, yaba icyo gavumenti ishyizeho abaturage bakumva ntibakishimiye, ntabwo bashobora kugenda mu muhanda ngo bigaragambye bagihakanye. Ntabwo byemewe kwigaragambya. Ni ukuzana ikintu bakakibaturaho. Ubwo rero gavumenti ikorera mu buhungiro, ikintu yashyiraho abanyarwanda bakakibonamo cyose, ni ukureka umunyarwanda akavuga icyo ashaka, agakora icyo ashaka, yumva kimunyuze. Nicyo cyatuma abanyarwanda bagira gute? Batera imbere no kurushaho. Murakoze cyane. Murakoze. Ukiri aho ngaho rero, hari ibintu byinshi twagiye tubona, tukanyura mu bintu bikomeye, tukanyura mu bintu bidafite umutwe n'ikibuno, ariko byinshi wabisobanuye. Ubu ngubu tuvugana iyi saha, iyi tariki ni ya kangahe? 27. Ubu amakuru ndi gutohoza neza ni uko imipaka igiye kongera gufungwa. Ubu igiye kongera gufungwa. Ubu none uyu munsi ni ku itariki 27. Uzabona bigeze ku itariki 30. Imipaka yamaze gufungwa kera. Kuko niba bajya kukubwira ngo bakakubwira ngo muri Uganda i Kampala ngo hageze Ebola, ubwo igikurikira ni iki? Ni gufunga imipaka. Ubwo se hari imodokari zajya mu Rwanda? Hari izabona? Hari imodokari zajya muri Kenya? Ntazajyayo. Bivuze ngo rero ibi byose nabibwiye abanyarwanda, babwira nti mwese mwarebye ukuntu muva iyo ngiyo ko ari kuba ikibazo gikomeye, hakaba hari n'intambara muri Kongo, sibyo? Mu minsi ishize bari bafashe abanyarwanda abakongomani babasubiza muri Kongo bavuga ko intambara yarangiye, none bikaba bije ari impurirane. Muri Uganda bagiye gufunga, u Rwanda narwo bugiye kwitwaza ruti Ebola tugiye gufunga. Ibi bintu byo urabivuga hiki? Ibi bintu rero ngiye mba mbona biteye n'ubwoba, ahubwo mba mbona hari n'ibindi biba bibyihishe inyuma, atari ubu burwayi gusa.
sinzi nimba uko mbitekereza ari nako abandi babibona, ariko njyewe mba mbona hari ibintu byihishe inyuma bitari uburwayi gusa, ahubwo wasanga ari n'intambara ziba ziri aho baba bari gutegura bo mu mitwe yabo cyangwa mu nyandiko zabo, ariko bakabicisha mu ndwara kugira ngo bagire gute babashe kubikora, babashe gufunga. Nimba bafunze iyo mipaka hari icyo baba bari kwikeka. Uri kumva? uvuze kuri icyo kintu nza kwibuka ko hari gahunda iriho muri iyi zone mubamo. Hariho zone yo kujya kubona ukabona ngo nta muntu wemerewe ngo kugenda kuri moto. Abantu benshi bari kwicwa n'inzara bakoreshaga za moto. Undi mugambi uriho bakavuga ngo reka tubakanyaga, nitumara kubakanyaga nihagira ujya mu muhanda ajya kwigaragambya tubarasa. Ibyo ntabyo uzi, ariko genda bizi kubarusha, sibyo? Niba abantu bari kwicwa n'inzara, hari abandi bafunze ejo baburanye, niyo makuru mfite, baraburanye ejo ngo kubera ko bagiye mu muhanda bahetse abantu. Ibaze gufungwa ukazira ko wahetse umuntu kuri moto yawe wiguye nta wayikuguriye. Kandi noneho hakaba hari n'abandi bantu bagiye bakaza moto bazikopesha, kuko inaha muri Uganda hatandukanye no muri Kenya, sibyo? Inaha ngaha uragenda ukikopesha moto, warangiza ugakujya ukora wishyura buri munsi. Reba bazafunga iminsi 21, ariko ishobora no gukomeza, sibyo? Kandi abandi noneho barafunzwe bazira guheka abandi bantu. Noneho no ku rukiko aho habaye iburanisha, umuntu umwe wo kuri moto bagiye bafata baramuca imitwaro 50, sibyo? Imitwaro 50 ngo kubera ko yahetse umuntu, kandi nta muntu wemerewe kwigaragambya. Ibintu by'ura bivuga hiki cyembo nari abantu bafatanyije, noneho bashaka kugira gute gufata abo basore bakabajyana mu gisirikare bitwaje indwara. Wowe urabibona? Yewe ntago nabyita uburwayi. Nicyo nahoze kare mvuga ati hari ibindi bintu baba bari kwikinira bobo, ariko utamenya kubera utaburihe muri bo. Ubu ni gute wafata abantu uzi ko ari cyo kintu kibahesha icyo kurya cya buri munsi, ukagikuraho? Ubwo uba wumva se ko bagiye kubaho gusa? None se ni gute wakwishimira ko abantu bakwicwa n'inzara wo kuruta kwicwa n'uburu? None se ubwo bumukingiye? Umuntu umufungiye aho yakuraga umugati ngo uri kumurinda indwara, none agiye kwicwa n'inzara. Uri kumva? Niyo mpamvu rero ibi ntabwo nabyita uburwayi, ahubwo hari ibindi bintu baba bari gukina muri bo twe tutabasha kumenya kuko tutaba tubarimo, ariko biba byihishe inyuma yabo. Uri kumva? N'iyi saha nicyo gitumye abantu benshi uri kubona imodoka zishaka kubagonga mu muhanda kubera ibitekerezo. Umuntu aragenda mu muhanda ari gutekereza kubera inzara, vuga ati ndarya iki, noneho biragenda gute? Kubera iki kintu cyo kuvuga ati babafunge. Ahubwo gihe ikintu numvaga ko muri Kongo tuzi ko habaye Ebola, muri Bene habaye Ebola. Uburyo yacitseyo kuki atari bwo buryo bahise bakoresha hano muri Uganda kugira ngo birinde iyo ndwara ireke kwangiza abaturage babo? Igihe nk'iki ngiki bari kuvuga ati barafunze, ahubwo bafunze abaturage, babafungiye mu nzu. Bakunzi ba David TV rero, icyo ni ikibazo buri wese yibaza, kandi rwose Imana y'amahoro ibaho umugisha. Urakoze ku kiganiro, ndagira ngo ugire icyo urenzaho ku bijyanye no kubura Aristide. Nawe waramubuze, natwe turamubura, ubu twamushatse turamubura, sibyo? Ngewe kubera ko nkunze gukora ubuvugizi, abantu yarigeze ambwira ati muri abasore mukeneye kuryama ahantu hazima, aratubwira ngo yabonye ngo akamatera, ngo yabonye za matera ngo 2 ngo zo kubaha. Ibyo bintu urabivugaho icyo usoza? Yabonye matera 2, yarazibonye ariko ntabwo arizo yatuzaniye. Yavuze ko arizo ngo bazanira. Hari umuntu wamuhaye amafaranga kugira ngo agire ibintu akora, arayayifunga avuga ngo yabaguriye ngo za matera n'amashuka n'ibiringiti. Wabivugaho iki?
njyewe muri njyewe ukuri ni uku nguku kandi wumve ko ntacyo nguhishe uko wambonye niko bimeze na n'iyi saha ushaka uko kuri kukwirebera nakujyana aho tuba yaduhaye matera imwe nabwo uburyo yayituzaniye njye nagize ngo ni ikintu yitekerereje muri we sinari nzi ko ari umuntu wamuhereje inkunga kugira ngo ayidushyikirize uri kumva ni matera yatuguriye matera imwe niyo turyamaho nta n'icyo kwiyorosa baguriye se icyo kwiyorosa yari yarakiguze mbere yo kugura matera icyo yari yabikoze mu mafaranga ye kweri turi kuzamuka icyo gihe yaranaguhamagaye yarampamagaye kuri telefone ambwira ngo ninza ngo mvuye muri Kenya nzaze muzaniye amashuka n'ibiki byose ngo kugira ngo mubone icyo mwiyorosa nyuma yaho rero nibwo yadusanze mu rugo areba imbera tubayemo nibwo yahise arikodinga videwo aranayikoherereza nyishyira kuri David TV ubwo nicyo gihe watangiye kudusabira ubufasha twebwe kubera nta telefone twari dufite ntitwamenye uko biri kugenda ntitwamenye ngo ubwo bufasha bwaraje kuki se aticaye ngo nibuze mukora ikiganiro hari ikiganiro mwarakoze ari kubashyikiriza iyo matera reka bakunzi ba David TV rero ngibyo uyu ni umusore wakoranaga n'umuntu witwa Aristide byinshi muzagenda mubimenya mu biganiro bitandukanye gusa icyo mwagakoze ngiye mvugira aho ngaho ibyanjye bivugiraho ubundi ngiye umpaye ikintu ngo gishyira umuntu ndakimushyira akakubwira ngo bibarira aha ngaha nyirabyo yabibona niko kuri ndio kubyumva nge niko mba kuri yuba wikuyeho n'icyaha ariko buriya kugezana n'iyi saha niba Aristide bari bamuhaye nk'ubwo bufasha ngo natwe agire ikintu abudufashaho ikibabaje ntabwo ubwo bufasha nta nubwo ari ubufasha bamuhaye amafaranga kugira ngo babashe kugira icyo gukora mukora kibateza imbere none muzarasubiza wa muntu amafaranga yiwe kugira ngo afashe n'abandi birangira yose ayifunze ndetse amakuru mfite nuko atarayo yonyine yageze kuri miliyoni 6 ayo mafaranga ubundi twari tuzi ko ari 1000 ariko ni miliyoni 6 yahawe birangira rero amafaranga yo gukodesha aho mugomba gukorera arayo ugeze umenya se noneho hajyaho amafaranga yo kugura ibicuruzwa harayo mugeze mubona se naho rero ibyo byose rero ni umuntu yambuye utwe birangira amusize heruheru bikaba bitumana n'iyi saha atakibasha kugaragara mutamubona ahubwo ahimba umutwe w'uko ngo leta y'u Rwanda iri kumushakisha birangiye yirukanse ngibyo ntabwo wahemuka rero mu buzima ngo ugire ngo hari ujye yajyana umwenda w'isi reka niko bimeze ni nacyo gituma ubu ngubu bakihishe niyo mpamvu rero ngewe kubera ko nge ntacyo nishinja niyo mpamvu ubona nza ngakorana nawe ibiganiro nge naramubwiye ntuzaperereze aho naturutse hose no kugeza iyi saha nicaye ntangira nayo ibibazo buriya ikintu kubaka icyizere biragora kubaka icyizere biragora cyane nicyo kintu cya mbere nabonye kigora ku muntu kuko umuntu ahura n'imitego myinshi aya mafaranga niwo mutego wa mbere ugwiramo abantu benshi bamwe bagakata abandi imitwe tuve ku bagore tuve ku nzoga ariko amafaranga niwo mutego wa mbere satani azafatira ku bantu ubwo rero nka kuriya nimba ari ikintu uwo muntu ndashimira n'uwo muntu wari waduteye iyo nkunga yo kugira icyo dukora nubwo tutabashije kugikora kubera umuntu kugezana n'iyi saha ubwo nicyo kimwirukansa cyane rwose kubera kubura amahoro cyane kandi si we wenyine hari n'uwamuhaye amafaranga yo kugira ngo mworore ihene yose abarajyanye ntabwo ari ugusebanya ngewe mvugira aho ngaho kuko amakuru menshi mfite urabona rero uburyo twabanye n'uriya musore n'iyi saha nawe nashaka azabone kino kiganiro umuntu ufite ikintu aba aguhisha ku mutima nta kintu mwabasha gukorana nge rero njya kumukoresha namukoresheje inyandiko ndamubwira nti abanyarwanda mujye hariya mukavuga abantu ibyo batagize gute batakoze ngiye kuguha akazi nzajya guhemba amafaranga angana arambwira ati jyewe uzajya umpemba imitwaro 15 uri kubyumva ndamubwira nti nyandikira hano aranyandikira urundi rupapuro rw'uko nkwishyuye anyandikira ko mwishyuye twakoranye ukwezi kumwe ariko ibyo namubonyeho ni nyagasano bise uri kubyumva birangira mbuze telefone birangira ntwaye telefone n'ubundi zibaye zingahe 2
avuga ngo bamwohereje amafaranga, ntayo nigeze mbona. Telefone ya mbere iragiye nari mfite amafaranga, iya kabiri nayo ayitwara nk'ingwate, na n'ubu ngubu byarangiye kuyinsubiza byaramunaniye. Njye sinjya mbeshya umuntu, sinjya mbeshyira umuntu, njya mvugiraho. niko kuri. Uri kubyumva? Njye rero iyo mbonye ikibazo kimeze gutya, noneho namwe akaba yarabashutse ati mureke dukorane amafaranga tuzajya twishyura, kandi nkaba namaze kumenya ko cano yiwe iri kujya imaze kugera ahangahe niba ubyibuka. Ubwo twakoranaga yari amaze kugira abasubscribers 2,250. Amaze kugera aho $99 n'ibice bitandatu hafi ijana. Ibyo byose rero byanga bikunze ari cyo mwumvikanye mugomba gukora. Gusa twewe ntabwo twamusabaga amafaranga kuko ari ikintu twakoraga dukunze. Kumvaga ko inyungu iri mu bihe bizaza. Yes. Iri kwinjiza amafaranga namwe mukazayagaba. None birangije aciyeho n'ubufasha babahaye ngo mufatanye birangira reka. Ahubwo Aristide no sinzi. Wewe uburyo yadufataga bitewe nuko yatubonaga, yageragezaga kutwereka nkaho ari uri kudufasha, natwe tukamushimira. Nimba umuntu aje agusanga wicaye ku muhanda, David nka kuri we dusanze ku muhanda ukatugurira icyayi, ndagushimira, uri kumva. Ariko nimba nk'ubu ngubu wamfashe nk'ikiganiro ukagenda ukaka ubufasha uvuga ati aba bana ngiye kubafasha, ukaka ubufasha uvuze ati ni bariya abana ngiye gufasha, warangiza ukabwishyira hano ku mufuka wenyine. Reka da, yewe byagenze gutyo. Ndi kuguha urugero rwa Aristide, niko we yabikoze. Uri kumva? Twabikoraga ari ikintu tuvuga ati turagikunze, niyo mpamvu tutamusabaga n'amafaranga. Uri kumva? Kuko mwari mwizeye ko muzagabana. Twari tuzi ko niyo tutagira icyo tubona ako kanya, ariko mu gihe kiri imbere hari benshi bigenda bihindura, kandi hari n'ibindi twe byazatugirira umumaro mu gihe kiri imbere. Bitwaka amafaranga, ariko ukabona we ari kugufasha nk'ubaraje tujye mu rugo kurya, utazi ko ari n'ubwo bufasha yatse, ukarya warangiza ukamushimira ugataha. Kumva aho ngaho ni iki? Abakweretse ko ari we uri kugufasha, ariko mu by'ukuri ahubwo nawe ari kukugaburira muri bya bindi mwakabaye muri gusangira nta mutima mubi, cyangwa mushobora no kubikusanya mukabibyaza undi musaruro, ahubwo uri kumushimira kari kukugirira neza. Uri kumva? Kandi ahubwo ari kukugirira neza muri bya bindi mwakabaye muri gusangira, cyangwa mwese hanarwikiye kwera uriho. Bakunzi ba David TV rero, ikiganiro inaha tugisoreje, gusa ubutumwa twari dufite nubwo twari dufashe inzira tuvuga ngo reka tujye gushakisha umuntu bita Aristide. Mu minsi yashize yari arimo gutabaza avuga ati nyaboneka nimunkorera ubuvugizi, ariko hari byinshi yari arimo guhunga azi neza we yikoreye ku giti cye. Uri kubyumva? Buriya rero umuntu asiga ikimwirukaho, ntabwo asiga ikimwirukamo, sibyo? Uwamuhaye amafaranga rero kugira ngo bakorane, bikarangira udufaranga twikubitiye ku mufuka akigendera, we yibwiye ko tutazabimenya. Na byose narabimenye. Ni amafaranga agera kuri $6,000,000 y'amafaranga y'aho gukodesha n'aho gucururiza. Ibyo byose yarakumbakumbye arangije arigendera. Ngayo nguko bakunzi ba David TV rero, Imana y'amahoro ibahe umugisha. Gusa Shukuru nawe Imana udusengera, Imana idufashe, ubundi tuzaguha akazi, ubundi ujye wikorera neza uhembwe ku kwezi. Nawe gusa icyo nifuza nuko wagira iyawe cano ukabasha kujya ubwira urubyiruko rundi narwo rugahindura imitima, bagasaba buryo ki bakora revolution kugira ngo igihugu cyacu kigira abayobozi bazima. Nta kintu kizadukura mu bukene sibyo gushyira hamwe. Nibyo bakunzi ba David TV rero, ikiganiro cyacu naha tugisoreje, kandi wasoza ubabwira ngo iki? Ikintu nasoza mbwira abanyarwanda badukurikiye, abanyarwanda barimo kudukurikira aka kanya, sinzi niba byaba biri live. Ntabwo biri live, mu kanya kirajyaho nko masaa 9:30 cyangwa saa 10. Ikintu nabibwirira abanyarwanda twese turi hamwe mu buhunzi, ikintu nababwira ni ugushyira hamwe tugasenyera umugozi umwe nk'umunyarwanda, kuko nunkunda nanjye ngakunda uyu, David akankunda nawe agakunda uriya, bizatuma twikura mu bukene kandi dufatana urunani. Tuzagera kure hose hashoboka dushyize hamwe. Nta mutwe umwe wigira inama, ahubwo wifasha gusara.
urakoze cyane. murakoze cyane. urakoze. Bakunzi ba David TV rero, tukiri aho ngaho, hari umusore nawe ufite channel yafunguye uyu munsi. Waza ni karibu kuri David TV ukamamaza channel yawe. Murakoze. Yes. Ni karibu kuri David TV. Amazina yanjye banyita Manishimwe Gilbert cyangwa Gilbert mu Gifaransa. Kuko ubu twageze muri Uganda amazina yacu yose arahinduka. Navuye mu Rwanda banyita Gilbert. Ngeze inaha najya mvuga Gilbert ntibabimenye. Ariko ubu ngubu banyita Gilbert mu Cyongereza. Ariko amazina yanjye banyise mu Rwanda ni njye Manishimwe Gilbert. Murakoze cyane. Wafunguye channel rero yitwa ngwiki? Nafunguye channel yanjye kuri YouTube. Kuko nanjye nahuye n'umugabo wita David, ambira inama ukuntu nshobora gukora channel kuri YouTube, amenyesha abanyarwanda bose ibintu byaba bigenda imbere, ibintu biba muri Uganda kandi n'abanyarwanda bibafasheho. Neno turaganira neza, arambira ngo nshobora gukora channel kuri YouTube, hajya amenyesha abantu ibigenda muri Uganda. Channel yanjye bayita Imbarutso TV. Yes. Abakunzi ba David TV rero, uyu musore mwamwumvishe yitwa inde? Manishimwe Gilbert. Channel yawe kitwa Imbarutso TV Gilbert. Aha. Ibyo byose rero nababwiye ngo buri wese agomba kwicara hari akajya amenya ibijya mbere. Channel yawe izajya ikora ibiki? Channel yanjye izajya babira amakuru ari muri Uganda. Muri Uganda cyane cyane afata ku banyarwanda bose ba mu Rwanda n'ababa hanze y'u Rwanda, twese adufashije hamwe twese. Urakoze cyane, Imana y'amahoro iguhe umugisha. Ubwo abakunzi ba channel yawe ubwo bajya hariya bakajya bakanda, ubundi bakareba amakuru agiye atandukanye uhereye none mu biganiro bizajya bigenda bitambuka, namwe mujye mugenda mujye hariya ku Mbarutso TV. Yego. Urakoze cyane. Murakoze cyane. Sawa.